Nguhaye ikaze kuri Think Twice TV. Aka ni akazi k'ubushoferi muri University of Rwanda. Deadline iri ku itariki 27 z'ukwezi kwa munani 2026. Ariko aka karusho ni akarusho k'akazi keza k'ubushoferi kubera yuko abazabona akazi bazajya batwara bya bimodoka bitwara abanyeshuri bya UR. Bivuze yuko ari gusabwa kategori iri ku rwego rwo hejuru. Reka turebere hamwe rero ibisabwa kuri uyu mwanya kugira ngo ubashe kuba wawaprayingaho, hanyuma ndarangiza ndi kukubwira n'umushahara mbumbe cyangwa se amafaranga ntahanwa, hiyongereho n'amafaranga ya komisiyo kugira ngo umenye yuko uyu mwanya ari umwanya mwiza cyane. Ni umwanya rero washyizweho ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa munani 2026, akaba ari driver. Hanyuma uyu mwanya bakeneye abantu babiri, ni kuri level y'10 n'ibice bibiri. Mbibutse yuko umushahara ntahanwa hano kuri uyu mushoferi muri University of Rwanda ihemba neza, batahana amafaranga 230 mu gutwara basi ziriya basi zabo zitwara abanyeshuri cyangwa se zitwara staff. Bibutse yuko ibisabwa kuri uyu mwanya no kuba ufite AD byibuze wararangije amashuri abiri yisumbuye, hanyuma ufite icyo bita driving license category D1 bivuze yuko ari ugutwara imodoka, ariko imodoka irengeje abantu 30, no kuvana kuva kuri 30 kuzamura. Murumva rero ko ari za bisi zigezweho za UR bakeneho abantu babiri. Hanyuma rero nkuko namaze kububwira, amafaranga ntahanwa mu rugo ni 230, ariko ibyo 230 bishobora kwiyongera kuko hari igihe habaho mission, hiyongeraho misiyo bitewe n'ahantu wakoreye cyangwa se waba wajyanye abantu mu buryo butandukanye, kugira ngo ushaka kudeplace abanyeshuri bavana muri campus imwe bajyana mu yindi, habaye imikino runaka cyangwa se za campaign zigiye zitandukanye. Murumva rero uko utwaye abo bantu niko n'amafaranga ya misiyo agenda yiyongera, kandi ayo mafaranga ya misiyo aza yiyongera ku mushahara. Ikindi rero bagaragaje nubwo ugomba kuba ufite experience y'umwaka umwe mu gutwara imodoka. Rero bishatse kuvuga yuko ugomba kuba ufite experience cyangwa se ya permis yawe uyimaranye byibuze umwaka umwe. Ushobora kubifata umwaka umwe udafite ahantu wakoze, ariko ukagenda ugatira nk'ahantu runaka bafite iyo certificate cyangwa se bafite ubwoko bw'imodoka, bakaba bagufasha kwimenyereza, akaba baguha icyo bita ultimate concern igaragaza yuko ufite experience y'umwaka umwe mu gutwara iyo modoka iri muri urwego rwa kategoriya D1. Hanyuma rero nkuko muri kubibona mu bijyanye na job description, ibi ni job description cyangwa se job responsibilities, nibyo ugenderaho wiga mu gihe ugiye gutegura ikizamini. Uramanza ugakora icyo bita psychometric test. Iyo iroroshye kuko ibyo bakubazamo ni ibintu by'ubumenyi rusange, bijyanye wakwitwara gute ugeze mu muhanda, ni ibintu mbega umuntu wese yahaye umwanya ashobora kuba yasoma. Abantu benshi bagiye batwandikira batubwira ngo psychometric igitugora, ariko ntabwo igorana, ahubwo uba wayikoze nta mwanya wayihaye uhagije. Bisaba rero ngo ugende wicara ahantu watuze, mu mutwe ube confidence, wumve yuko ugiye gukora cya kizamini cya psycho. Ubundi urasoma, nubwo ikibazo kiba gifite amasegonda 45, urasoma bwa mbere, ukongera ugasoma bwa kabiri, hanyuma ugatangira ukareba mu bisubizo. Nkubwije ukuri rwose, amanota 50% muri iki kizamini cya psycho, kuyabura ni cya gihe uri gukora uhuzagurika, nta mwanya ufite mu mutwe, harimo ibindi bintu byinshi uri gutekereza, bigatuma udaho umwanya ya psycho yawe kugira ngo ubashe gupasinga, ubashe kuba wakaprenga ku mwanya runaka. Ku bantu batsindwa psycho baze kutwandikira hasi muri comment, tubagira inama z'uburyo psycho ntago ari ikintu cyagakwiye kuba cyagutsinda kugira ngo utabasha kuba wakaprenga ku mwanya wawe wifuza. Wenda wakabana watsindwa ku mwanya wa ekri cyangwa ikizamini cyo kwandika, ariko umwanya wa psycho rwose mbabwije ukuri ntabwo ari ngombwa kuba watsindwa. Hanyuma rero bizagenderwaho ku bantu bazaba baba shortlisted ku myanya 2 yonyine hano ku driver D1 category ufite AD certificate. Hari ugutwara imodoka cyangwa se gutwara ama items cyangwa se imizigo, iyo bashyiramo ama items harimo n'abantu n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, ndetse ugatwara mu mihanda igiye itandukanye. Hanyuma rero ari ugutwara abantu mu bice bitandukanye bitewe na campuses cyangwa se aho baherereye bitewe na campus za UR. Murabizi ko ufite za campus zigiye zitandukanye, za Kigali, Huye, za Nyagatare, ahantu hose hagiye hatandukanye. Hanyuma ikindi ni ukuzuza, nk'umuntu utwaza w'imodoka wese agomba kuzuza icyo bita logs,
travel report. Ibi byose birumvikana. Hanyuma akabazi ibijyanye n'amategeko y'umuhanda ndetse no kurinda umutekano w'abatwaye n'ibyo atwaye. Ibi byose biri mu bijyanye n'ikizamini kizaba cyanditswe, kizaba kiri gutegurwa. Hanyuma rero nifuriza abantu bose bifuza kwaparinga kuri uyu mwanya amahirwe masa, kandi kategori ndizera abantu benshi barayifite nubwo atari benshi cyane, ariko niba ufite kategori ya D1 uyimaranye igihe kirenze umwaka, bitewe n'igihe wayifatiye, rwose nagukonseya kuba wakwaparinga kuri uyu mwanya, kandi amahirwe masa ku bantu bose bazakora kuri uyu mwanya mu driver. Hari undi mwanya rero, laboratory technician muri Rwanda TVET board kuri level ya 6 n'ibice 2 ku mushahara w'ibihumbi 320. Hanyuma rero hano n'umushahara ntahanwa ku 320 nubwo bakeneyeho umuntu umwe, ariko ku muntu wiyaminiya cyangwa se wize ibi bikurikira, ufite bachelor degree muri microbiology na experience y'imyaka 3, ndetse cyangwa se yarize ibijyanye na biotechnology, biomedical laboratory sciences cyangwa se biomedical laboratory sciences kuri bachelor. Yakwaparinga kuri iyi myanya rwose. Uyu mwanya 320 n'amafaranga ntahanwa ya buri kwezi, murumva ko atari amafaranga make kuri level ya 6 n'ibice 2 muri Rwanda TVET board. Rero nawe uramutse ufite ibingibi warize ibi bikurikira muri ibi tubakanguriye cyangwa se tuberetse, rwose ushobora kuba wakwaparinga kuri iyi myanya ibiri. Ni imyanya myiza cyane kuko ubundi abashoferi muzakurikira abashoferi bakora kuri za ambulance akenshi baba babarirwa 80. Rero reba kuva ku 80 ku muntu utwara ambulance, kandi akenshi ubundi aba yarakoze atanaruhuka, afite n'ibindi bintu byinshi akora amajoro, ariko muri UR ku 220 byawe ukajya utwara abantu nijoro ukaruhuka nta kibazo ufite. Murumva rero ko hano muri UR harimo advantage nyinshi cyane, nyinshi zishoboka, kandi nanone ikindi nababwira nuko haba harimo connection nyinshi zo kugenda uhura n'abantu bagiye batandukanye, abayobozi abo bose. Rero kugenda ubatwara nako ugenda ucreatinga ubushuti hagati yabo, hanyuma bakaba bagwana connection zo kugira ngo ubashe kuba wabona kandi akazi kisumbuye kuri ako ngako. Rero abantu bavuga ngo akazi gatoya cyangwa gahemba make ngo njye sinagakora, abenshi baba baratangire kuri ako kazi bakagenda bazamuka bitewe n'abantu bagiye bamenyana. Iyo umenyanye n'umuntu witwara neza muri ako kazi, agupasa abandi bantu hejuru, bakaba bagufasha kugira ngo nawe ubashe kuba wazamuka, ukagenda uzamuka mu ntera mu buryo utateganije. Rero icya mbere, niba ugeze mu kazi ubaka connection hagati y'abo bantu muri gukorana, kandi wigaragaze neza, wirinde guhemuka, kubera yuko iyo uhemutse nuvuga ngo ni sosiyete ngari ube uhemukiye, kandi none iyo sosiyete hari igihe haba harimo babandi bashaka kukugerera umumaro mu gihe kizaza. Niyo mpamvu rero nka Think Twice TV tubagira inama hano zigiye zitandukanye. Icyo tubasaba no gusharinga iyi video ku bantu bose b'abashoferi. Ushobora kuba ufite akazi uri umushoferi, ariko ufite iyi kategori uri kuvuga ati nabuze aho nyikoresha, ukaba wakwaparinga hano muri UR University of Rwanda. Duhure rero kuri video ikurikira. Ciao, kora subscribe usangize n'abandi iyi video, ubundi tukomeze twibanire ibihe byose.